nagira ngo mbabwire ibiriho biravugwa, ibyo yavuze ni ukuri. Nanjye ndiyizi, niyizi, nzi ansanga ameze nabi, merewe nabi. Abantu muri iyi minsi barimo kwanga kuvuga ukuri, abantu barimo kwanga kuvuga ubuhamya nyabwo, bagashaka kuvuga ubuhamya bw'aho bageze, bakanga kuvuga ubuhamya bw'aho baturutse. Nk'ubu ntago byanshira mu kanwa, nta nubwo bizamva mu bwenge cyangwa mu mutima wanjye, ntago nazibagirwa ko nibye, ntago nazibagirwa ko nabaye umukene, nkarara ku gikarito, nkambara ubusa, ntago nabyibagirwa, ntago nakibagirwa abantu bangiriye neza. Rero ndagira ngo mbabwire bakunzi banjye, ubuhamya kugira ngo ubuvuge ubeshya nabwo ni icyaha, kubuvuga ubeshya ugaca hejuru y'ubuhamya. Tugomba kubwiza abantu kuri, tukavuga Yesu uko twamubonye. Nari agakecuru rwose, erega buriya n'inzara ni mbi, yari yaranzingamishije, imisaya yarasongosoye, ndeba nk'umwana warwaye bwacya kandi ndi umubyeyi. Ariko bene da, kuki mwanga kuvugisha ukuri? Kuki mwanga guha abantu ubuhamya ngo mubabwire abarushye? Kuki mwanga kubwira abantu ubuhamya ngo mubabwire aho Imana yabavanye? Mugashaka kugendana agakiza k'igisirimu cyinshi. Muri ibi bintu by'Imana nta gisirimu cyinshi kibamo. Iyo ushyizemo ibintu by'ubwenge birapfa. Umudamu se ugira ihohoterwa ahaha amafi, umudamu se ugira ihohoterwa ateka inkoko, umudamu se ugira ihohoterwa yakambara gutya, umudamu ufite ihohoterwa mwabaye mute bagenzi bajya mu ijuru? Nagira ngo mbabwire ngo mugire ukuri mu kanwa kanyu. Ikintu cyose nugikora, ndabwira bagenzi banjye bafite cano nk'uko nanjye nyifite, cyane cyane mbwira uriya Zaburi nshya, nanamusaba n'imbabazi, ajya agira ikinyabupfura cyinshi, najya ajya gufata umuntu ajya amanza bimubwire, kandi amubwira ati ndashaka kugirana nawe ikiganiro, kandi ibyo agiye gukora ajya ashyiramo ukuri kwinshi, ntakagende ngo ashyiremo amanyanga cyangwa se ngo ashyiremo ibintu byo gukuza. Buriya gusebanya ni ikintu kibi, ni ikintu kibi. Nakurikiye icyigisho yadufashe atanatubwiye, akagifata akagishyiraho. Abantu batutse umutware wanjye, buriya kumutuka ni nge batutse, ariko nkongera nkababwira ati bene da, umutware wanjye nta hohotera yankoreye, ni umudamu ushima Yesu. Mu bagore beza ba mbere babaho ku isi, narabibabwiye ko umugore wa mbere mwiza ku isi ari Mukabutera. Umugore mwiza wa mbere w'umukire udafite ihohoterwa ni Mukabutera. Rero ibyo bindi mwavuze ni ukubeshya, ni amagambo y'ibinyoma. Nagira ngo mbabwire, ikintu cyose ugomba gukora, yaba ari mu ivugabutumwa, yaba uvugira kuri YouTube, ugomba gusohora ikintu gifite ukuri, ikintu gifite ubuziranenge, ugasohora ikintu cyubaka umuntu kitanamusenya. Reka mbabwire bene da, umuntu ugomba gutunga ubwenge bw'Imana, ukagira ubwenge bw'Imana, ukabugira bukakubamo, bukakuyobora, bukakwereka inzira nyayo. Rero ijambo ry'Imana riravuze ngo nimugure ukuri nimuguranure. Umuntu w'umukristo, reka mvuge ku rugero rw'umukristo, umuntu w'umukristo akwiriye kugira ukuri muri bingahe? Mu bintu byose, mu buhamya bwawe ukagira ukuri, mu byo uvuga ukagira ukuri, mu ndirimbo uririmba ukagira ukuri, mu bo wigisha ukagira ukuri. Ugomba kuba umukristo ugira ukuri. Ukuri ni kwiza, ukuri niko kwatubatuye. Yesu yaravuze ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Bishatse kuvuga iki? Umuntu utagira ukuri ntago azabona Imana. Umugabo utagira ukuri ntago azabona Imana. Umukobwa utagira ukuri ntazabona Imana. Umuntu utagira ukuri ntago azigera abona Imana. Imana nitugirire neza. Aho mwababajwe n'abanyabyaha barimo gukora ibyaha hano hanze, ariko mwarangiza mugafata icyigisho umuntu yatambukije, mugafata akantu gato
mukagakuza kugira ngo izina rya Yesu ritukwe. Ariko nababwiraga ngo urugo rwacu turi amahoro, turi amahoro, turi amahoro, tugambiriye gukorera Imana tuyitinya, kandi tugambiriye kugura ukuri, ntabwo tuzaguranura. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tugure ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Bucya mu gitondo turimo gusenga ngo Mana uduhe ubwenge n'ubuhanga, tuba tubwira Imana ngo uduhe ubwenge, uduhe ubwenge n'ubuhanga. Imana itwigisha, iduhe ubwenge ku manywa na nijoro. Ibyo twavuze, ibyo twahamije imbere y'abantu ntituzabiceceke habe na gato. Gusa nagira ngo mare abantu impungenge, kurekera kuvuga ubuhamya bw'aho Yesu yatuvanye. Ntabwo tuzabiceceka, tuzabiceceka umunsi umwuka wadushizemo. Tugomba kubwira abantu Imana yaremye ko twaryamye, ko naryamye ku bikarito, nawe agomba kubabwira ko yasaze, nawe agomba kubabwira ko Imana yamutegetse gushaka agakecuru, kuko nituramuka twibagiwe ibyo Imana yavuze tuzaba twaguye nk'abandi bose. Ndabaramukije abakunzi b'umusaraba, abamaze iminsi badukurikira, abo mu Rwanda no muri Kongo no mu Burundi no muri Tanzania, mu bihugu bitandukanye no muri Kenya, mu bihugu bitandukanye impande enye z'isi. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndabaramukije, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi nje kuri kamera kubaganirizaho gatoya kugira ngo tubashe kuzuzanya muri uru rugendo. Reka manze senga Imana. Mwami Yesu, Mana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagusabye kugira ngo amaraso ya Yesu ambonekeho, kandi imbabazi zawe zitwikira ibicumuro byanjye byose. Mana, ngiye kuvugira imbere y'iyi kamera n'imbere y'abantu bankurikiye, ntaba ari njyewe ahubwo ari wowe uvuga, kandi umwuka wera abashe gusobanurira buri muntu wese ikiganiro ngiye kuvuga. Urakoze kuko uri Imana yumvishe gusenga, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Nari maze iminsi ntaboneka kuri kamera, ariko uyu munsi nshatse kubaganiriza mu magambo makeya kugira ngo dukomezanye urugendo. Hari amagambo y'Imana yanditse mu Migani 23 umurongo wa 23. Ni amagambo musanzwe muzi, haranditse ngo gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga, Imana nitugirire neza. Uyu munsi nashatse kubaganiriza, ngira ngo mbabwire, mbaganirize mpereye kuri iri jambo rivuga ngo gura ukuri ntuguranure. Buno birakwiriye ko umukristo akwiriye gutunga ukuri. Umukristo utagira ukuri burya aba yarapfuye, aba yarapfuye ahagaze, aba apfuye ahagaze. Umuntu wese ugira ukuri burya aba afite ishusho y'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo gura ukuri, ngo ntuguranure, ngo ugure ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga, Imana itugirire neza. Birakwiriye ko umuntu wese udukurikira cyangwa umuntu uri bunyumve agomba guharanira kugira ukuri mu kanwa ke, kugira ukuri mu byo akora, mu byo avuga, aho akorera, aho abana n'abandi bose n'abantu bose. Ukwiriye kugira ukuri, ukuri niko kwatubatuye. Ni ukuri, umuntu utagira ukuri ntazabona Imana. Rero nshatse kubaganiriza kuri iri jambo ry'Imana, nshishikariza abantu badukurikiye, abantu baduha komanteri cyangwa se bakatugira inama, bakanaduhugura. Narinje kubabwira ngo bene da, igihe turimo ni cyo gukoresha ukuri, ntabwo ari igihe cyo gusimbuka ukuri. Umuntu agomba kuvuga ukuri uko kuri, akavuga ukuri rwose bivuye mu mutima, akavuga ibye byose akoresheje ukuri. Naje kubabwira ngo rero mwebwe munkurikiye, nabakumbuzaga nanjye nibwira
ngo mugerageze gushakisha ukuri, ugire ukuri mu kanwa kawe, mu kazi ukora ugire ukuri, aho ugenda ugire ukuri, ngo ugure ukuri ntuguranure, ngo n'ubwenge n'ubuhanga no kwigishwa ngo gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Reka mbabwire bene da, umuntu ugomba gutunga ubwenge bw'Imana, ukagira ubwenge bw'Imana, ukabugira bukakubamo, bukakuyobora, bukakwereka inzira nyayo. Rero ijambo ry'Imana riravuze ngo nimugure ukuri nimuguranure. Umuntu w'umukristo, reka mvuge ku rugero rw'umukristo, umuntu w'umukristo akwiriye kugira ukuri muri bingahe, mu bintu byose, mu buhamya bwawe ukagira ukuri, mu byo uvuga ukagira ukuri, mu ndirimbo uririmba ukagira ukuri, mu bo wigisha ukagira ukuri. Ugomba kuba umukristo ugira ukuri. Ukuri ni kwiza, ukuri niko kwatubatuye. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Bishatse kuvuga iki? Umuntu utagira ukuri ntago azabona Imana. Umugabo utagira ukuri ntago azabona Imana. Umukobwa utagira ukuri ntazabona Imana. Umuntu utagira ukuri ntago azigera abona Imana. Imana nitugirire neza. Igitumye mbabwiye yano magambo mbitewe n'iki? Nje kubacira mu mayange ibintu maze iminsi ntekerezaho. Abantu muri iyi minsi barashaka gukora ibintu ariko batagize ukuri. Ugasanga umuntu akoze ikintu nta kuri agira, ugasanga ibintu bye birangwa n'ikinyoma, ibintu bye birangwa n'amanyanga, ibintu bye birangwa no kubeshya no kubesherana. Imana nidusure. Rero naje kubabwira abakunzi banjye, abakunzi bankurikira, abakunzi bampugura, abakunzi bansengera, abakunzi dufatanyije urugendo, abakunzi b'umusaraba n'abandi batari bakiriya Yesu. Ndimo kubashishikariza ngo nimuharanire gutunga ukuri mu kanwa kanyu, mu mitima yanyu hasohokemo ukuri, gusohoke ku munwa mufite ukuri. Umuntu ugira ukuri azabona Imana, ariko umugabo utagira ukuri ntazabona Imana. Niyo mpamvu iri jambo ryanditse ngo gura ukuri ntuguranure. Ntihakagire ikintu gituma uhindura amagambo kandi waratangije ukuri. Imana nitugirire neza. Icyo mbivugiye nagira ngo mbacire mu mayange ho gakeya. Maze iminsi ndeba icyigisho cyatambutse ku cyumweru nigishije i Remera n'umutware wanjye. Nigisha i Remera. Tumaze kwigisha i Remera, ubu muri iyi minsi hariho ibintu byateye. Hariho amateleviziyo cyangwa se amacano, ugasanga umuntu aje kugufata ntiyanakubwiye, ntiyanabigusabye. Impamvu ituma mbabwira ngo duharanire gutunga ukuri, ku cyumweru nigishije i Remera n'umutware wanjye yigisha i Remera. Basohoye rero icyigisho kinyura kuri zaburi nshya. Mbabazwa n'ukuntu icyigisho bagifashe, barangije kugifata abantu batera komanteri cyane, batuka umutware wanjye bamuvuga uko atari. Ariko nagira ngo mbabwire, umutware wanjye ni umukristo. Ndimo kubibwira abakunzi banjye, ndimo kubibwira abantu bankurikira. Umukristo nyakuri avuga ibintu uko yabibonye, avuga ubuhamya uko buri. Ubu umutware wanjye niba avuga ati uyu mudamu namushatse ashaje, nagira ngo mbabwire ibiriho biravugwa. Ibyo yavuze ni ukuri. Nanjye niyizi nzi ansanga meze nabi, merewe nabi. Abantu muri iyi minsi barimo kwanga kuvuga ukuri. Abantu barimo kwanga kuvuga ubuhamya nyabwo, bagashaka kuvuga ubuhamya bw'aho bageze, bakanga kuvuga ubuhamya bw'aho baturutse. Nk'ubu ntago byanshira mu kanwa, nta nubwo bizamva mu bwenge cyangwa mu mutima wanjye. Ntago nazibagirwa ko nibye, ntago nazibagirwa ko nabaye umukene, nkarara ku gikarito, nkambara ubusa,
ntago nabyibagirwa, ntago nakibagirwa abantu bangiriye neza. Rero ndagira ngo mbabwire bakunzi banjye, ubuhamya kugira ngo ubuvuge ubeshya nabwo ni icyaha, kubuvuga ubeshya ugaca hejuru y'ubuhamya. Tugomba kubwiza abantu kuri, tukavuga Yesu uko twamubonye. Abakunzi banjye cyangwa se inshuti zanjye zankurikiye zikabona kiriya cyigisho zaburi nshya yafashe, abantu bagatera komanteri batuka umutware bamuvuga uko atari. Umutware wanjye arakijijwe, nta hohoterwa yigeze ankorera na rimwe. Umutware wanjye arankunda, nanjye ndamukunda, turakijijwe, tugambiriye gukorera Imana tuyitinya, tugambiriye gukorera Imana tuyitinya, tugambiriye kugura ukuri, ntago tuzaguranura ukuri. Tugomba kuvuga ubuhamya uko buri, tukavuga Yesu uko twamubonye. Hari abateye komanteri baravuga ngo ntagahore ngo avuga ngo uwo mudamu ngo yari agakecuru. Hoya ahubwo nareka kubivuga, nareka kuvuga ko ntari agakecuru, azaba yasubiye inyuma, azaba yaguye. Reka mbabwire bene da, atabivuze ubwo se yazavuga iki? Agomba kuvuga ibyo yabonye, nta nubwo agomba kubireka. Namubwiye yuko agomba kuvuga uko yambonye, nanjye kandi ndabizi. Erega wowe ushobora kuba udafashwa, wowe ushobora kuba udafashwa yuko nari agakecuru rwose. Erega buriya n'inzara ni mbi, yari yaranzingamishije, imisaya yarasongosoye, ndeba nk'umwana warwaye bwacya kandi ndi umubyeyi. Ariko bene da, kuki mwanga kuvugisha ukuri? Kuki mwanga guha abantu ubuhamya ngo mubabwire abarushye? Kuki mwanga kubwira abantu ubuhamya ngo mubabwire aho Imana yabavanye? Mugashaka kugendana agakiza k'igisirimu cyinshi. Muri ibi bintu by'Imana nta gisirimu cyinshi kibamo. Iyo ushyizemo ibintu by'ubwenge birapfa. Reka mbabwire bene da, abantu bateye komanteri batukuriya mutware wanjye, bamuvuga uko atari, bamubwira ngo aranyanga, bamubwira ngo ni umugome, bamubwira ngo ankorera ihohoterwa, ngo nibagende kuri ribu ngo bakurikirane uyu mugabo. Ribu ni abakozi ba leta, ni abayobozi, nabo barareba. Bageze iwanjye bakareba uko nsa, uko nambaye, uko ndya, ntago basanga ndi umudamu ufite ihohoterwa. Reka ntago bibaho. Umudamu se ugira ihohoterwa ahaha amafi? Umudamu se ugira ihohoterwa ateka inkoko? Umudamu se ugira ihohoterwa yakambara gutya? Umudamu ufite ihohoterwa mwabaye mute bagenzi bajya mu ijuru? Nagira ngo mbabwire ngo mugire ukuri mu kanwa kanyu. Ikintu cyose nugikora, ndabwira bagenzi banjye bafite cano nk'uko nanjye nyifite, cyane cyane mbwira uriya zaburi nshya, nanamusaba n'imbabazi, ajya agira ikinyabupfura cyinshi, najya ajya gufata umuntu ajya amanza bimubwire, kandi amubwira ati ndashaka kugirana nawe ikiganiro, kandi ibyo agiye gukora ajya ashyiramo ukuri kwinshi. Ntakagende ngo ashyiremo amanyanga cyangwa se ngo ashyiremo ibintu byo gukuza. Buriya gusebanya ni ikintu kibi, ni ikintu kibi. Nakurikiye icyigisho yadufashe atanatubwiye, akagifata akagishyiraho. Abantu batutse umutware wanjye, buriya kumutuka ni nge batutse. Ariko nkongera nkababwira ati bene da, umutware wanjye nta hohotera yankoreye. Ndi umudamu ushima Yesu, mu bagore beza ba mbere babaho ku isi. Narabibabwiye ko umugore wa mbere mwiza ku isi ari Mukabutera. Umugore mwiza wa mbere w'umukire udafite ihohoterwa ni Mukabutera. Rero ibyo bindi mwavuze ni ukubeshya, ni amagambo y'ibinyoma. Nagira ngo mbabwire, ikintu cyose ugomba gukora, yaba ari mu ivugabutumwa, yaba uvugira kuri YouTube, ugomba gusohora ikintu gifite ukuri, ikintu gifite ubuziranenge, ugasohora ikintu cyubaka umuntu kitanamusenya.
ibyo nagira ngo mbibwire bene data badukurikiye, kandi nuriya mwene wacu Zaburi nshya ndizera ko ari bwihane ajye yisubiraho. Gufata umuntu atanamubwiye hanyuma abantu bagatuka umuntu kuriya bingana gutya ntago ari byiza. Umugabo wanjye ndagira ngo mbahe ubuhamyaho gatoya. Navuye kure, akunda kuvuga ubuhamya ariko ngewe ntabwo nkunda kubivuga cyane. Imana yarantabaye mpinduka zezenge kubera ibisubizo nagezemo. Nabonye amahoro nari narabuze. Buriya umugabo yaguhaye amahoro akakuvugisha neza akakwambika neza. Ubu mundebe, ubu nicaye hano, iki ni igitenge cya 350 nambaye bitaga rasiperi 300 300 kigura 300. Kudodesha nadodesheje amafaranga 80,000. Umugore ufite ihohoterwa yakambara igitenge cya 300 akadodesha 80. Namwe murabireba. Rero turaba Kristo, tugomba kugira ukuri. Uyu mugabo yanyereye imbuto. Abana banjye yarabakiriye 5. Abana bariga bameze neza, n'abatarize nibo babigijemo uruhare. Abana banjye nta kibazo afitanye nabo. Abana baramukunda, ankundira abana, nanjye arankunda. Turaba Kristo bajya mu ijuru, kandi tugambiriye gucuruza ukuri, kandi ukuri kwacu kuzunguka. Imana nitugirire neza. Hari ibintu byinshi uyu mugabo yagiye ankorera, mbibabwiye mwasanga ari umukristo w'inashyikirwa. Maze gushakana nawe narwaye uburwayi bukomeye, ndarwara cyane. Ndwarira CHK amezi 9. Ndwara indwara yitwa mugiga, ndayirwara baransura, abarambiwe bararambirwa, asigaraho mu bitaro. Arandwaza, akajya aranahetse umwana, amuhetse kugeza igihe Imana yankuriye mu bitaro. Icyo kintu yakoze ni ikintu kinashyikirwa. Ari umuntu w'umugabo, ubucuruzi bwe burahagarara, abamwiba baramwiba, biremera. Icyo kintu rero ntabwo nakibagirwa. Hari ibintu yakoze by'inashyikirwa. Ikindi kandi ibyo yakoze yabikoraga arihira n'abana ku mashuri. Ikindi agerageza ikintu cyatuma ngarura ubuzima. Njya nibuka mva mu bitaro, ntabwo nabashaga kurya ikinyomoro cyangwa ngo ndye ibihiko 3 by'imbuto, ariko yashyiragaho itegeko akambwira ati wambabariye ukarya imbuto udapfa. Akanyinginga. Ndagira ngo mbabwire, hari umuntu ukizwa akera imbuto nyinshi kandi zikanagumaho. Umugabo wagufatira abana 5 akabiyumvamo, akabagaburira, akabajyana ku mashuri. N'ejo nzajyana umwana ku ishuri Notre Dame, nzajyana imodoka, ngaruke n'imodoka. Ndagira ngo mbwire umubyeyi watanze komanteri avuga ngo uriya mugore ngo bamurenganure ngo afite ihohoterwa. Rwose mubyeyi mwiza, nshuti yanjye, ahubwo uzansure iwanjye, nta hohoterwa ngira. Ndi umunyamugisha, dore nezeje n'ibidegede, nejeje ibintu bitandukanye. Umugabo wanjye tubanye amahoro, turakundana. Ntabwo umugabo ukora ihohotera umugore we asa nkanjye. Umugore wambara superi, akambara ikirenze superi, akambara baze ashaka, akagenda mu modoka ashaka, akarya icyo ashaka, uwo ni umugore ukorerwa ihohotera. Ikintu cyambabaje ni uko abantu muri iyi minsi murishimira gucuruza ibintu bitagira ukuri, ibintu by'ibinyoma, ugasanga byamamaye. Numvishe ngo ni ugutwika. Sawa, nimutwike, ariko abantu batagira ukuri Imana izabahana yihanukiriye. Bene data, nababwiraga abantu badukurikiye, ni ukuri abatuzi n'abazi umutware wanjye, nimushyire umutima hamwe. Ntago umutware wanjye ajya nkorera ihohotera. Namwe amaso arabaha. Umugore ufite ihohoterwa asa nkanjye. Ntimurebe ukuntu ndimo gutukura, ntimurebe ukuntu ndya, ntimurebe ukuntu nsa, ntimurebe ukuntu nambaye. Umugore ufite ihohoterwa asa nanjye. Aho mwababajwe n'abanyabyaha barimo gukora ibyaha hano hanze aha, ariko mwarangiza mugafata icyigisho umuntu yatambukije, mugafata akantu gato
mukagakuza kugira ngo izina rya Yesu ritukwe. Ariko nababwiraga ngo urugo rwacu turi amahoro, turi amahoro, turi amahoro, tugambiriye gukorera Imana tuyitinya, kandi tugambiriye kugura ukuri, ntabwo tuzaguranura. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tugure ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Bucya mu gitondo turimo gusenga ngo Mana uduhe ubwenge n'ubuhanga, tuba tubwira Imana ngo uduhe ubwenge, uduhe ubwenge n'ubuhanga. Imana itwigisha, iduhe ubwenge ku manywa na nijoro. Mugabo wanjye yagiye ndamusengera nkamubwira ngo uduhe ubwenge n'ubuhanga, uduhe kugura ukuri ntituguranure. Ibyo twavuze, ibyo twahamije imbere y'abantu ntituzabiceceke habe na gato. Gusa nagira ngo mare abantu impungenge, kurekera kuvuga ubuhamya bw'aho Yesu yatuvanye. Ntabwo tuzabiceceka, tuzabiceceka umunsi umwuka wadushizemo. Tugomba kubwira abantu Imana yaremye ko twaryamye, ko naryamye ku bikarito, nawe agomba kubabwira ko yasaze, nawe agomba kubabwira ko Imana yamutegetse gushaka agakecuru, kuko nituramuka twibagiwe iby'Imana yavuze tuzaba twaguye nk'abandi bose. Nagira ngo mbwira abakunzi banjye n'abantu badukurikiye, ni ukuri ntabwo tuzatezuka kuvugisha ukuri. Ni ubuhamya bwacu tuzajya tubuvuga kuva ku wa mbere uko dushobojwe, tubusubiremo, tububwira aba hafi n'abakure, ntihazagira n'abantu barokoka, kubera ko Imana yacu nta hantu itakura umuntu. Nagira ngo mbabwire bantu bateye komanteri ku cyigisho Zaburi nshya yasohoye, mwagize gutukana cyane, ariko ibyo mwatukaniyemo nagira ngo mbamare impungenge. Ntago umutware wanjye azacogora kuvuga ubuhamya, nanjye kandi sinzacogora kuvuga ubuhamya bwanjye. Ubu iyo nibutse ukuntu abaturage b'iwacu nari narabazengereje, niba amadegede, niba ibisusa, niba amateke, niba inkoko, urabona se ari ibintu byari bimbereye. Ngomba guhora mbivuga kugira ngo ntazasubira gukora icyo cyaha ukundi. Imana nitugirire neza. Ubu se aho naceceka nkavuga ngo sinabwira abantu aho Yesu yankuye. Uzi kubyara abana b'imparagutatu? Ndagira ngo mbatangarize bantu bankurikiye, nta mugabo naryamanye nawe wampaye irindazi. Abo bagabo batatu, habe no kumpa kigoma, habe no kumpa irindazi, usibye kuntera inda gusa. Kandi nta mugabo wigeze ungirira impuhwe ngo wenda ampe n'irindazi cyangwa ampe kigoma y'umwana. None urimo kumbwira ngo mbiceceke? Nabiceceka gute? Ke niyo mbivuze nkabwira abantu aho Yesu yankuye, urubyiruko ruvuga ngo Mukabutera yavuye kure, reka twiringire iriya Mana yamubohoye. Ubu surumva ntarindushye, ntago ari ibintu byo guceceka, ahubwo uko ngenda ntera intambwe nzamuka, ndabona nzandika igitabo cy'ubuhamya bwanjye, nkajya mpora nyandika, nkagisubiramo, nkongera nkagisubiramo, kugira ngo n'abuzukuru n'ubuvivi bazamenye amateka nanyuzemo. Imana itugirire neza. Kutavuga aho Yesu yagukuye ni sakirirego. Abantu bafite agakiza k'igisirimu barashaka kuvuga ko bafite amamodoka, barashaka kuvuga ko bafite amazu, barashaka kuvuga ko bambaye neza, ariko bakaduhisha ko bari barazengereje abantu. Erega bwira abantu ko nawe wibaga, buriya bifite abantu bivaniyo bikababohora, nabo bakaba bazima. Abantu bamenya yuko Imana ifite imbaraga zo kubohora umujura nka Mukabutera, umujura wibye inkoko ari umugore. Ariko ubwo kwiba inkoko uri umugore murumva atari hatari? Yesu yakoze akazi gakomeye, ineza yangiriye ntago nzayiceceka, sinzigera nyiceceka. Uzi kurara ku gikarito, uzi kurara mu nzu ya nyakatsi, ibishorobwa byajyaga bitoboka bikanyura mu nzu y'ibyatsi bikatugwaho. Imana niturengere. None mbonye Imana imvanye muri nyakatsi, ingejeje mu makaro, ingejeje mu bitenge bya 300 za garasiperi, ndadodesha 80, ndatambuka ukabona ndi umugore w'umusirimu. None ngo mbiceceke? Nivuga ngo Yesu yangiriye neza, mwarangiza mukavuga ngo murambiwe kumva ubuhamya bwacu. Bene da, ubuhamya tugiye kubuvuga, no mu muhanda tugiye kujyamo,
ajya avuga ko nari umukecuru mu bihugu umeze nabi. Uzi ukuntu nasaga, uzi ukuntu nari imeze, no kuba yaranyemeye, yakoze ibintu by'inashyikirwa. Inzara yari yaranyishe, imisaya yari yarasongosoye. Kuki mwanga kuvuga uko mwari muri? Erega iyo ubivuze bakabona n'igihe ndimo, bakabona narameze amabere, bakabona narazanye ikibuno, umuntu aravuga ngo hari imbaraga z'Imana. Muri iyi minsi dufite abantu bafite agakiza k'igisirimu. Ako gakiza k'igisirimu twebwe ntabwo tugafite. Tufite agakiza k'umwimerere ko kubwira abantu aho Yesu yatuvanye, abarushye n'abaremerewe, tukabahumuriza, tukababwira ngo nubwo wibye, nubwo wasambanye, nubwo waba warakuyemo inda 5, ngwino yababariye Mukabutera, ikongera ikamuha ubuzima, ikamukorera ubukwe, ikamuha umugabo w'umusore, bakabyara, nawe yakugirira neza. Narinje kubabwira ngo ibyo mwivugisha byose, mutera komanteri, mutukana, muvuga amagambo atari meza. Nabonye umudamu arimo kuvuga, arimo kungirira impuhwe cyane, ngo bahamagare ribu, ngo izifate uyu mugabo. Ribu ni umubyeyi, ni abayobozi batureberera, nabo baza bagasanga umugore usa nkanjye. Undimo kurya ifi ndayitetse, inkoko ndara heza, ngenda heza, bakajya kumufata ngo yamhohoteye. Imana igusure mubyeyi, Imana igusure rwose. Nukuri mucuruza ukuri kurunguka, mwicuruza ibinyoma, mwicuruza ibinyoma. Mugerageze naho wajya gufata umuntu icyigisho cyangwa se ukakimufata utabimubwiye, mugerageze mucuruza ukuri. Izina rya Yesu ryamamare, nicyo turimo guharanira, nicyo turimo gushaka. Nukuri bitinda bitebuke, ubu buhamya bwacu ntago twabuceceka. Ntihazaburamo umuntu w'indaya wananiwe kureka icyaha cy'ubusambanyi uzakira. Ntihazaburamo umujura uzihana akavuga ngo Imana yababariye Mukabutera, nawe yarihanye. Kandi mbivuga mfite ifiyeri, iyo nibutse ukuntu nafashe inkoko nkayiba, mvuga ngo ngiye kuyica nyirye, kandi nyirye na bene mama badahari. Nari mfite uruhinja, inzara yaranyishe, ya nkoko ikancika. Ubwo se urumva nareka kubibabwira? Urumva Yesu ataramvanye kure? Erega igitumye twayobewe amateka yawe nuko watubwiye ubuhamya bwo hejuru. Watubwiye ubuhamya bwo hejuru, wambaye kositimu, wambaye ugenda mu modoka, ariko kuri kavukire y'iwanyu ntago wigeze ukoraho. Ntago wigeze utubwira ukuntu wageze i Gisenyi, ntago wigeze utubwira ukuntu wageze i Kigali, ntago wigeze utubwira ukuntu wageze muri Amerika. Niba waranyuze mu mazi ukoze amanyanga, ntago wigeze ubitubwira. Rero ugira ubuhamya buciye hejuru, abantu bakagira ngo nikumeze, ariko ubwo buhamya buba bupfuye. Birakwiriye ko umuntu atanga ubuhamya agahera muri kavukire iwabo, hahandi wibye ibitoki, hahandi wibye ibisheke, hahandi wacunze idurugumu. Abantu bakavuga bati runaka Imana imuhaye imodoka, yamanje no gucunga igurudumu. Imana imuhaye inkweto, yamanje no gukora imodoka mu birere. Ariko abantu b'iki gihe muravuga ngo musenga Imana, muri abakirisitu, murashaka kwerekana ubuhamya, mukigira abantu b'ukuri, mukerekana ubuhamya bwo hejuru, mukavuga ngo biriya ngo ntiharakwiriye kubivuga. Aho atabivuga ni hehe? Agomba kubivuga. Wowe waguha ikizami ngo urongore umugore w'abana 5, wamwemera? Mwagiye muvugisha ukuri. Naho Imana irakaze, ifite ububasha. N'uyu mugabo yakoze ibintu by'inashyikirwa. Imana ntiyigeze kumbaza ngo mbese Mukabute buriya Yosuwa wawe ni umwana wanjye wiga segonderi mu wa mbere. Imana irambaza ngo buriya yashatse umugore ngo akazana umugore ufite abana 5, wamwemera? Ndavuga ngo hoya Mana, ngo sinamwemera. None se ngewe ko navuze ngo sinamwemera? None umugabo aravuga ati Imana yanyambitse imbaraga. Erega abantu bumvira n'umwe kwijana muri iki gihugu. Abantu bumvira muri iyi si yaremye Imana ni 1 kwijana. Wowe utera komanteri mwene da, wowe utera komanteri imeze kuriya, ukavuga ngo uyu mugabo baze bamufate. Ubu wanguha ikizami ngo urere abana 5, wabemera? Ureba abana banjye ni abasirimu, ni abasirimu, ni abana beza, bameze neza, biga heza. Umwana w'umuhungu ubu yagiye ku ishuri, yagiye yambaye neza.
amuha amafaranga yo kumufasha ku ishuri. Mwene da, kuki ushobora gutera ibuye aho utabasha gusimbuka? Ubu Imana igushyizeho iki kizami ngo tunga abana 5, wenda ubagaburire gusa, ntubane na nyina, wabishobora? Imana idusure. Nagira ngo mbabwire abakunzi b'umusaraba, Satani ntabereke ziriya komanteri nazibonye, uru rugabo n'urugome, Mukabutera niwe mwiza, Mukabutera yaragowe, yarumiwe, yagize ikibazo. Nukuri bakunzi banjye, mwamvugiye nibyo, mwamvugiye ngo mfite ihohoterwa, uriya mugore nawe simuzi, yahuruje ngo mfite ihohoterwa. Madamu mugenzi wanjye, humura, shyira umutima hamwe, uzaza unsure iwanjye urebe, nzakugeza no mu cyumba cyanjye. Nkunda kubivuga, nta hohoterwa mfitiwe, nguwe neza. Umugabo iyo tubyutse arambwira ati waramutse sheri, yajya ku kazi akambwira ati umeze ute sheri, nanjye nkamuhamagara, bimeze neza. Nimushyire umutima hamwe, ntago umugabo wanjye ankorera ihohoterwa, ni umukirisitu. Agomba kuvuga ubuhamya, akavuga uko yambonye, nanjye nkavuga uko namubonye. Erega iyi mibare kuyiteranya biragoranye. Ni gute umuntu ufite imyaka nk'iyo mfite ajya gushakana n'umusore? Nagira ngo mbabwire ngo turi amahoro, tumeze neza. Ari uriya mudamu wampururije ribu, ngewe musabye serivisi, sinzi n'izina rye, azaza ansure agere mu rugo rwanjye. Aze ansure, tugirane ubumwe, dusurane, arebe ko mfite ihohoterwa. Buriya ugeze mu rugo rw'umudamu ushavuye, nawe urabibona. Uzansure mama, uzansure kabisa. Ujye ucuruza ukuri kandi kuzunguka. Ukuri ni ugucuruza uzunguka. Ubu nanjye niyemeje gucuruza ukuri, niyemeje gucuruza ukuri. Ninzajya ngera i Cyangugu batazi ubuhamya bwanjye, nzajya ntangira ubuhamya bwanjye hariya hasi, mbuhere hasi, aho nibye ibijumba by'abandi, aho nibye inkoko, aho bansambanyiriza ubusa nta n'irindazi, mbizamure ngeze aho Yesu abaye agejeje akora. Mvuge naho Yesu agejeje akora, naho yampereye amazu n'amamodoka, mbabwire aho Yesu yankuye. Ntabwo ngomba gutanga ubuhamya bw'igice, kandi ngewe ngira ubuhamya bufite ibimenyetso. Ugiye ku musozi w'iwacu bakubwira ati twari twaragowe, dusigaye tweza. Nukuri nabo bagabo bansama, nta wampaye n'irindazi. Ubwo rero kubivuga, hari n'umuntu wamuguye ngo sinkajye mbivuga ngo umugabo wanjye n'umusore. Oya, nzajya mbivuga kuko Yesu niwe wambohoye. Iriya mpumyi imaze guhumuka, barayibajije ati ninde waguhumuye? Aravuga ati ni Yesu w'i Nazareti. Arabivuga, nanjye sinzabiceceka. Kuki murimo kutuzimya? Kuki murimo kutubuza kuvuga ibyo Yesu yakoze? Kuki murimo kutuzimya? Kuki murimo kutubuza? Ko nta wundi muntu wari kuhadukura, ko n'ababyeyi bacu batahadukuye. Uyu mugabo ibintu yakoze ko ari ibintu by'inashyikirwa, agomba kubivuga, akabivuga. Yateranira i Cyangugu, yateranira i Kigali, aho batamuzi, agahera hasi akabivuga ukuntu Imana yamugeretseho urusasu rw'umukecuru ufite abana 5. Urusasu, erega ni n'urusasu, abana 5, abana 5, wowe bakabagushyiraho, akemera kumvira. Erega agomba kubivuga. Erega harimo imbaraga z'Imana. Erega abantu bumvira muri iyi si y'abantu Imana yaremye ni bake. Abantu bumvira Imana, noneho ikinshimishije, yumvira Imana, none birimo kugira n'umusaruro. Uyu mugabo murebe ukuntu amfashe, meze neza, nsa neza, nitwa Mukabosi, ndagenda muri Kongo ndacuruza. Bite byanyu? Narinje kubabwira ngo bene da, yaba uri ukorera kuri channel runaka, yaba uri umuvugabutumwa, yaba uri umukristo, yaba ari umuntu usanzwe, ibintu bijya bigusohokamo mu kanwa, jya umanza ukaraga ururimi 7 ubone gusohora ibyo bintu ugiye kuvuga. Urebe uti ibi bintu ngiye gusohora birahesha Imana icyubahiro.
Imana idusure. Ibi bintu ngiye kuvuga birahesha Imana icyubahiro. Nanone hari indi cano yigeze kumfata nagiye kwigisha Kimisagara, noneho bakuramo akantu gatoya, umugabo arimo gutanga urugero ngo yanteye rivansi, ngo ndongera nsubira inyuma, ngo nageze muri 25. Abahanga bo gucuruza ibinyoma no gucuruza ibitari ukuri bafatamo akantu gato, barakafata bagashyira hariya bakajugunya hariya. Abantu bati mufata uriya mugabo yari yishuriye mugore, yaramunigaguye, biriya ni ibiki, kuri mpimbara aramuhohoteye. Hari umuntu nigeze ntakira abakristo, ubu naba nababaye ngiye simurege. Kwari imfashanyigisho, tukwiriye kuba abakristo, tukaba abakristo bakuze, tukamenya ingero, tukamenya n'ibitari ingero, tukamamaza ubutumwa bwiza, izina rya Yesu rikamamara. Dukwiriye gukizwa, agakiza kacu kakagira ibiro biremereye, kakagenda hejuru y'ibindi byose. Kuba umuntu avuze ngo umuntu yashatse umukecuru, none Imana yaramuhinduye, nanjye sigaye nireba ubwanjye nkavuga uyu ni Mukabutera, uyu ni we, nkabona narahindutse, ikibuno cyaraje, amatama yaraje, ndareba neza. Ariko we ubwo byonyine nigeze mbaza abantu nari ndimo kubwiriza, bari banzi ku mudugudu wa Rubonobono. Ubu ntago munejejwe nuko nashubijwe. Uzi ukuntu inzara iryana, uzi ukuntu nasaga. Nanjye ntago nari nzi ko nzambara igitenge cyitwa superi, none n'igitenge cya superi narakirenze. Hari n'abambwiye ngo nimpora mbivuga ngo abantu bazanyica. Nzapfa ariko naravuze ko Yesu yanyambitse neza. Nzapfe mvuge ko Yesu yampaye amazu. Nzapfe mvuga ko Yesu yampaye amamodoka. Nzapfe naravuze ko yampaye umugabo w'umusore unkunda. Nzapfe naravuze ko ncuruza. Nzapfe ko nanjye nurira indege mvuga ko nagiye kurangura. Tugomba kubivuga, abadayimoni bakababara, bababara bakiyahura, bagashirira mu nyenga yaka umuriro na mazuku, kuko ni Yesu wabikoze. Tugomba kubivuga rwose, ntago mwatuzimya impano iturimo. Nanjye najyaga nibaza ngo ubu nagaburira umuntu, nanjye najyaga mvuga ngo ubu nanjye nakwambika umuntu, ariko ubu kubera ukuntu umugama mfashe, nanjye ndagira gutya nkavuga ngo nshobora kwambika abantu 50 cyangwa 60 cyangwa 70, nkavuga ati nshobora kugurira abantu mituweli. Ubwo se ntavuze aho Yesu yankuye ngo mbwira abantu ko umuntu ashobora kuva ku gikarito akajyama kuri matora ya 300, uzaze nyikwereke. Ubwo erega byose nzajya mbivuga, na matora hari rimwe nzayisohore nyibereke, nibwo muzemera ko Yesu yakoze. Nararaga ku gikarito, byose nzajya mbivuga. Hari igihe bimfata nkagenda mvuga mu muhanda, erega buriya gusara n'ugushishikara. Erega gitumye utavuga Yesu neza, ntago wigeze umubona. Ngewe wamubonye ngiye kumuvuga, muvuge abadayimoni biyahure. Nabwiye umutwaro wanjye, sheri wanjye ihangane, bagutuke, wowe ugire kuraje kuvuga uko wambonye. Nari umukecuru, ubuse muranyobewe ukuntu nasaga, muranyobewe. Natekereje ngo bari abantu bateye komanteri nabanzi buriya bababajwe nuko Imana yantabaye. Nta nubwo bashaka kumenya yuko Imana ijya yibuka n'abakecuru. Umuntu ashobora kuba umukecuru kubera ibitekerezo, kubera inzara, kubera ibibazo. None ubu ndimo kwiyuburura. Imana idusure. Bene da nababwiraga mpumuriza abakunzi banjye, bamwe bagiye bamamagara ngo dore icyigisho, ngo zaburi nshya ngo yabafashe, ngo rebe ukuntu barimo kubatuka. Ndababwira ati reka mwihangane, kandi ndangiza mbwira uriya mugabo wa zaburi nshya, nukuri musabye imbabazi, ntakajye akora icyigisho afata umuntu atabisabiye uburenganzira. Njyewe ndi umukristo, nta kibazo kuba yamfashe, nta kibazo, ariko ni byiza gutera intambwe ukabwira na mugenzi wawe ati ngiye kugufata icyigisho, kandi wajya kwandika ukandika nk'umuntu. Hari undi wamfashe ikiganiro ariko
wamfashe ikiganiro ngo niba ari Beura niba ari iki ntumbaze wafashe umutware nakurikiye komantere nsanga nibura we ntibamututse mujye mukora ibintu bifite umuco na discipline mukorera Imana atari ukuvuga ngo nugutwika Imana itaguhaye nta waguha mugarukira aho mugeze muze tubana amahoro twamamaza ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana rirangije ritubwira ngo muguru ukuri ntimuguranure kuri YouTube yawe kuri channel yawe gira ukuri mukabute mwivuga butumwa ryawe gira ukuri mugabo wa Mukabutera gira ukuri ntukakurenge umuntu ugira ukuri asa n'Imana nagira ngo rero mpumuriza abantu badukurikira banyandikiye bambwira ngo uriya muntu ngo yabakoreye ibiki ngo kubabatutse nukuri mbabwije ukuri ko mu mutima mbanye neza n'umukunzi wanjye n'umugabo Yesu yamaye ntago nakora ikosa ryo guhagarara kuri mpimbara ngo umugabo wanjye mvuge ko tubanye amahoro nishushanya umugabo wanjye tubanye amahoro nta hohoterera angiriraho ngo niba bavuze ngo ni torotire nge sinanize ngo nkorera ngo torotire nukuri nkuriya mu mama we abaye intwari yaza hano mu rugo rwanjye akareba akavuga ibyo yabonye mujye muvuga ibintu mwageze kuri tere ntimugapfe kuvuga umugore arambara igitenge cya 300 aradodesha 80 akadodesha 100 arambaye urukweto rwa 70 ingahe ishakoshi ya 50 uharangiza ukavuga ngo ni ihohoterwa mugabanye ibintu byo kuvuga ngo muratwika pe Imana itazabarasa rino jambo rikunda kumfasha Zaburi ya 64 umurongo w'8 ngo ariko Imana izabarasa ibatunguza umwambi ubatunguye ntugacuruze inkuru ya mwene so idahesheje Imana icyubahiro nta gikuba abakunzi banjye bajya bampereza ibyifuzo urugo rwacu turi amahoro tumeze neza ndarangije nagira ngo mbabwire mwumve ko turi amahoro tuzakomeza tugume mu muhamagaro nta kizadutandukanya n'urukundo rw'Imana icyo ndagira ngo mbwire bari abantu banditse ari amakomanteri mabi nababwiraga ngo iby'ubuhamya byo ni ikintu twiyemeje nge n'umuryango wanjye cyangwa n'umutware wanjye tugomba nitujya guteranira ibyumba aho batatuzi tuzahera kuri rimwe nanjye mvuge kuri rimwe ukuntu nambaye imyenda ikansaziraho mvuga ukuntu nibye mvuga ukuntu nari umutindi mbagerezaho natungiye amamodoka ngomba kuvuga Yesu neza nanjye yagiye kuntabara neza ngomba kubivuga ubundi se bintwaye iki erega hari igihe ubivuga umuntu akabohoka akavuga ati Imana yababariye uriya muntu bujura ngewe ntiyambohora twebwe rero turakomeje turamaramaje ndarangije Imana ibaha umugisha bakunzi banjye mukomeze mumbere maso mumpugure munsengere nimumbwira ati witwaye nabi nzajya nemera guca bugufi mumbe hafi munsengere dufatanye gucuruza ukuri tubwize abantu ukuri mu buri byose aho ucururiza bamenye kugira ukuri mu buhamya utanze hari abantu bagira n'ubuhamya bakabuhimba hari n'abantu bagira ubuhamya bakabusimbuka bakivugira ubw'igisirimu kuvuga ko wibye inkono bayitetse ukabihisha dufite abantu bafite ubuhamya bagiye babuhisha muri karitsiye waragiye usanga mu ngo z'abantu batetse ibishyimbo n'ibijumba babigeretse kubera ko iwanyu mwarabakene mukabiterura mukabyiba ariko kubera urwego ugezemo iyi modoka wujuje itaje ntiwavuga ko kera wari igisambo ruharu ubwo buhamya rero uba waraciyemo kabiri Imana izaguhana tugomba kuvuga uko Yesu yatugenje tukabivuga neza Imana izaduhingurana ndarangije nagira ngo nganirize abakunzi badukurikira nukurikira kiganiro bamfashe umutware wanjye nimugire igishyika hari abavuze ngo Mukabutera disi yaragowe hari abavuze ngo yongo yararushye ngo kiriya kigabo kimeze kuriya ngo kimufashe ne ariko Imana ibababarire no kunukira umugabo we uyu mugabo se namunganya iki namunganya iki we ko ari Yesu wamumpaye nta torotire yankoreye tubanye neza muzaze mudusure ndangije mbabwira ngo ibintu byose tukora tuharanire kugura ukuri ntituguranure Yesu abaha umugisha reka dusenga Imana
mwami Yesu Imana ishobora byose, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turakwinginze muri aka kanya, nagira ngo mpumurize bano bantu, mbashishikariza kugira ngo buri muntu wese, yaba ari ibiganiro, yaba ari amakuru, yaba ibyo umuntu avuga, abivuga afite ukuri kuzima. Ibinyoma ntabwo byubaka, birasenya, kandi ukuri niko kwa mbere, ukuri niko kwa mbere. Nawe Yesu warabivuze ngo ni wowe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data utamujyanye. Dushoboze kugira ukuri mu kanwa kacu, dushoboze kugira ukuri mu kazi, no kuri YouTube udushoboze kugira ukuri. Urakoze kuko uri Imana y'amahoro, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.